icyo nasabye. Yesu arakora, Yesu arakora, n'ukuri arakora, n'ugutarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora. atuye inyuma y'ibihe, Atuye inyuma y'ibihe, mukuru kurusha itangiriro. itangiriro, Nubwo ibihe byahinduka, nubwo ibihe byahinduka, we ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu arakora, kuri arakora, kuri arakora, utarasubizwa. nubwo utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe, Atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro. aruta itangiriro, Nubwo ibihe byahinduka, nubwo ibihe byahinduka, we ntibimukoraho. Yesu arakora, n'umukozi umukozi w'umuhanga. Yesu arakora, ibyo ushaka ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora, niwe mukozi w'umuhanga. umukozi w'umuhanga. Yesu arakora, Ibyo ushaka byose ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora, oh, Yesu arakora, Yesu, Yesu, Yesu arakora. Umugisha utanga wuzuye, nta mubabaro wongeraho. Umugisha utanga wuzuye, nta mubabaro wongeraho. inyoni zarororotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yagwiriye. Inyoni zarororotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yagwiriye. Wibaza ko bikunda kurusha umuntu, bigatuma uza imbere ya nshuti ze. Wibaza ko bikunda kurusha umuntu, bigatuma uza imbere ya nshuti ze. Wibaza ko bikunda kurusha umuntu. Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu nashimwe kandi ku bantu bose bamwemeye nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi ni tariki 27 z'ukwezi kwa munani, ni ku cyumweru, ni umunsi w'amateraniro meza Imana iba yatugeneye kugira ngo tubashe kuyaboneramo umugisha, tuyaboneramo umugisha w'agakiza, tuyaboneremo umunezero, tuyaboneremo ibisubizo, tuyaboneremo byose byiza Imana iba yatugeneye. Ndakangurira abantu bose rero yuko umunsi mwiza nk'uyu nguyu wo ku cyumweru dukwiriye kuboneka mu nzu yitiriwe Imana. Ndabashuje bene data mwese, shuje abashumba, shuje abankurikiye kuri Aupa TV. Nkuko muyibona ngaho ndo umushumba, nitwa Pastor IBENGA Colonel, ndanakijijwe, byose ndabishimira Imana. Ndasuhuza abantu bo mu mujyi wa Kigali, ndasuhuza abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo. Ndasuhuza bene data mwese dusangira urugendo rwo kujya mu ijuru. Ndasuhuza abapapa n'abamama bose bakijijwe, baba mu ngo zabo bakijijwe by'ukuri. Ndasuhuza abakobwa n'abasore beza bubaha Imana, bakanayubahisha ku manywa na nijoro, batabaswe n'ikibi cyari cyo cyose, nubwo mu nyanja hatabura imiyaga, ariko Imana ibaho umugisha kubwo kubyihanganiramwo. Ndabashuje mwese mbabwira ngo Yesu ashimwe cyane. Ndasuhuza bene data babashumba mwese,
munyemerere mbivuge gutyo, mwese ndabashuje kandi nzi neza ko mukora neza umurimo w'Imana uko umwami Imana bashoboje. Burya rubwo munagambira gukora ibyiza ariko Satani akabyivangamo iyo bikabatanga imbere. Ndabakomeza rero, ndabakomeza cyane. Na Paulo ntabwo yarazi ko ari buce mu kirwa cya Merita ngo inzoka imurye ikunkumire mu muriro, ibintu bitume abantu baho bakizwa. Mu bigeragezo byawe rimwe na rimwe ukabyihanganiramo bituma abantu bakomeza gukizwa. Yesu rero abaho umugisha mwinshi cyane. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane kubwo kwihanganira ibigeragezo bibariho. Aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, reka tutangire dusenga. Uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, uri Imana itanga ubugingo, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ikuraho ikibi ukazana icyiza, uri Imana ituneshereza uko bukeye n'uko bwije. Kandi turagushimiye muri aka gahe keza uduhaye kuba tugezemo, kuko uri Imana yacu, tuzi ko uduhaye agahe keza ko kuboneramo ibyiza byose. Utubane nk'Imana rero, dukomeze mu ijambo ryawe, tubona amaboko yawe meza akora imirimo n'ibitangaza mu ruhande rwacu. Turabizi neza ko hari icyo wagambiriye gukora ku munsi wa none, turabizi neza ko hari icyo wagambiriye kugira icyo tugezaho ku munsi wa none, turabizi neza yuko ari cyo gihe uhagurukiye kugira icyo wakora mu ngo zacu. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, kandi mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugusaba kugira ngo useruke rwose nk'Imana. Mu ijambo ryawe userukana imbaraga zikiza ibimuga, zikiza abarwayi, zisubizamwe ibyiringiro ku basubiye inyuma. Dukeneye kubona abasubiye inyuma bakugarukira. Dukeneye kubona abantu bahagarukwa ibyaha. Dukeneye kubona abantu bareka ikibi bayoboka icyiza. Dukeneye kubona abantu bamenya ukuri gukomoka kuri wowe, kandi dukeneye kubona wishuye kuri byose. Uwo umugisha rero wari wese uri bwakira ijambo. Uwo umugisha igihugu cyacu, uwo umugisha abakomeye n'aboroheje, uwo umugisha umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu. Amahoro yawe agwire kuri we. Umugisha ingabo zirinze igihugu, uwo umugisha abapolisi, uwo umugisha inzego zose z'umutekano, uwo umugisha umuntu ari we wese, uwo ari we wese ubarizwa muri iki gihugu, ari uhinga cyangwa worora, ari utunze kandi cyangwa se udagira icyo atunze, ubaho umugisha utagabanyije. Ugusha imvura nziza ituma imyaka yera, ntugusha imvura zirimbura. Mu izina rya Yesu niko wasezeranije ngo ntawe uzongera kurimbuza umwuzure. Ntago dukeneye kumva urusaku, ntago dukeneye kumva umubabaro, ntidukeneye ikibi icyo ari cyo cyose mu gihugu cyacu. Igihe utegura kugwa kw'imvura, ureke ahagwa imvura y'umugisha, ibyera byere neza, igihugu kigira uburumbuke bw'ibyo kurya, ibyo kutungwa nabyo bibone ikibitunga. Tugire uburumbuke bw'amata, tugire uburumbuke bw'ibyiza byose, kuko uri Imana isabwa kandi igasohoza, kuko uri Imana dukomangira igakingura. Turasabye mu gitondo cya none kuri ino tariki, igihe tutegereje gusohoza imvura wadusezeranije, reka isohore neza. Amajyaruguru bamenye ko Imana hari icyo yakoze, iburengerazuba bamenye ko hari icyo Imana yakoze, iburasirazuba nabo bamenye ko hari icyo Imana yakoze. Twese hamwe twishe munsi y'igicucu cy'ukuboko kwawe nyagora ku ngoma Imana, uyisohoze neza. Ariko kandi hejuru y'ibyo uduhe kumva ndetse no kumvira inzego zacu zituyobora, kugira ngo ubwo bavuga ngo niduhunge ikibi tubashe kugihunga, kuko ari we wese uzumviriza inzego ntazananirwa kukumvira wowe Imana isumba byose. Turagusabye muri kino gitondo kugira ngo ugire icyo ukora kandi kibaho cyiza mu gihugu cyacu. Uwo umugisha uwo ari we wese, ukiza abarwayi bari mu bitaro, ukiza abarwariye mu mago yabo, ukiza abasore n'inkumi, ukiza abagabo n'abagore, ukiza uwo ari we wese, ari n'umunyamahanga uri mu gihugu cyacu, abari kumugenzereza neza kuri Imana. Urakoze rero, turagushimiye. Aka kanya tugiye gusoma ijambo ryawe, uze kudufasha kugira ngo umwuka wawe ariyobore, kandi icyo ari budutegeke gukora uduhe uburyo bwo kugikora neza. Hanyuma ibirenze hejuru y'ibyo uduhana umugisha n'abakubaha ibihe byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe tubisabyemo, amen. Uyu munsi wa none
ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ryiza nanone riri bugufashe nanjye rikamfasha, rigiye kutwibutsa jye nawe, rikatuyobora jye nawe, kandi rikadukomereza muri uru rugendo rwo kubaha Imana. Muri uru rugendo rwo kubaha Imana, iri jambo tugiye gusoma jye nawe riri budukomeze. Ntabwo turi bujye rero mu busobanuro bwinshi bw'ibitabo tugiye gusoma, kugira ngo bitaza kudufata umwanya tutagiye kuri message cyangwa se ku butumwa Imana iba yampaye kugira ngo nkugezeho mwene data aho uri ariho hose. Aho nkurikiye kuri no televiziyo ahupa, ndakwinginze kugira ngo wemerege nawe duhuze kwizera Imana yacu igira ikirema kandi kibeho. Uyu munsi wa none ndakoresha ibitabo bibiri gusa, ndi bugerageze guhuza aya magambo umwuka yari ari budushoboze, hanyuma nawe uraza kumvamo ubutumwa bugira icyo buhindura mu buzima bwawe. Waba uri umukene, waba uri umukire, ukeneye Yesu Kristo, waba ukomeye cyangwa woroheje, ukeneye Yesu Kristo kugira ngo agire icyo akora. Hanyuma kandi waba urwaye, waba uri muzima, ubuzima bwawe bukeneye Yesu Kristo, ubu gukomera kwawe bikeneye Yesu Kristo, kuko twebwe burya tumeze, Bibiliya ni bivuga neza ikavuga ngo tumeze nk'ibibumbano, tumeze nk'ibibumbano. Imana yaturemye iturema nk'ibibumbano byayo. Rero rimwe tuba dukomeye mu mvura ugasanga rwose turakomeye ntidusanzwe, cyangwa se mu mvura ugasanga turashwanyagurika. Ndavuga mu bigeragezo bito bito ugasanga kwa gukomera kwacu kubaye nko kunyeganyega, kandi kuzuba nabwo tukibaza ko dukomeye. Yenda hari muri iryo zuba kazamo tugeragezo tumwe na tumwe, ugasanga nabyo bishobora kuba byatunyeganyeza, kwa gukomera kwacu ntikube kuriho. Rero twisunza amaboko y'Uwiteka, nkuko birivuga ngo wirata yirate kwaza Imana, ntirate ikindi, ntirate ubutwari, ntirate gukomera, ubushobozi n'ibindi, ahubwo yirate kwaza Imana. Iyo uzi Imana rero burya nayo iba ikuzi. Ndifuza rero cyane ko uza kumfasha tukizerera hamwe, Imana ikaza kuduhana umugisha, hanyuma tukabasha kuba twagira icyo tuyisabira ikagikora. Inomero za guhamagaraho turo dusoza ni izo ngizo wabonye kuri ekara ikwegereye. Ntibivuze yuko nidusoza biba birekeye aho, ushobora kuza guhamagara, ugahamagara kuri iyi nomero ngiye kubwira ya Airtel. Iyi nomero ya Airtel uri ubone ni yanjye, ushobora kumamagara niyo twaba dushoje ikiganiro tukavugana. Ni 0734 140 630. 0734 140 630. Dushoje ikiganiro kuri televiziyo utabonye umwanya wo guhamagara, waza kumpamagara ku ruhande, hanyuma tukaganira tukanasenga. Reka mbanze shima Imana cyane ku muntu twaganiriye ku cyumweru mu masaha 12 ngira ngo hafi n'igice cyangwa se zishyira saa moya, ambwira ngo ararwaye kandi ngo ararembye. We n'umuryango we, n'umuryango urimo abarwayi babiri, hari Gahanga cyangwa se Inyanza ariko hejuru. Abahamagara mwe mwihanganyeho gatoya tubanze tuganira ijambo ry'Imana. Abahamagara babe bihanganyeho gatoya tubanze tuganira ijambo ry'Imana, hanyuma mukanya turaza gusengana namwe cyangwa twumva ibyifuzo byanyu. Abo bantu rero twaraganiriye dusenga, ndababwira ngo ndaza kubasengera. Reka nkubwire cyangwa wowe muryango mbabwire ubutumwa bwanyu kandi bwiza, nuko Imana yakeneye ko mukizwa, mubashe gukira ikibi cyari cyo cyose cyagaba ibitero ku muryango. Hari abadayimoni babatera baturutse, si byiza ko tukubwira direct aho baturuka, kuko hari ubwo abahanuzi cyangwa abakozi b'Imana bakubwira ahantu bituruka, bigateza amakimbirane kurusha kuba wakizwa. Biteza amakimbirane kurusha kuba wakizwa.
rero ninkubwira ngo bikomoka aha urajya guteza amakimbirane kurusha kuba wakizwa. Niyo mpamvu nkubwiye ngo mufite imbaraga zibarwanya cyane cyane ku bana banyu. Iyo bigeze igihe cyo gushyingirwa havuka impamvu z'uko mu rugo haza ubumuga, kandi bwa bumuga butapfa gukira, ahubwo bushobora gutuma habaho igitutsi mu rugo. Niyo mpamvu mudakwiriye kwegera abapfumu n'abakonikoni, ahubwo mukwiriye gukizwa, kuko Bibiliya ivuga ngo uhereye ubwo ibya kera biba bivuyeho, haje ibishyashya. Ibishyashya bizaza kubera ko wakijijwe. Mukimara kwinjira mu nzu y'Imana, umva icyo Imana yambwiye, mukimara kwinjira mu nzu y'Imana mukemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uwo munsi bya kera bizaba bivuyeho, haje ibishya. Rero ndakwifuriza cyane yuko uyu munsi wa none murebaho muteranira mu bacunguwe, mu bantu bahindukiye bakava mu byaha, muri ba bandi bajya basuzugurika bitwa ko ari amatorero ya Gipantekote. Nsubiremo, nturebe ku itorero riri hafi yawe riciriritse ry'abantu bamwishakira ndamu, oya, ujye mu itorero rya Gikristo rikwegereye, ririmo abashumba bahamagariwe kurera abakristo kugira ngo bazabone ubugingo. Ujyeyo ubwire Imana, witakire, urugo rwanyu rurakira. Ariko nimuguma ku byanyu, ntugere ngo inyuma yanjye ntihazaza undi uhanura. Azaza, kandi dore nkubwire ikimenyetso, azaza batwara amafaranga n'ubutunzi bwanyu. Muzibuke wa mugabo wabwiye ngo nzababwira ku cyumweru cy'Imana yambwiye. Ngibyo ibyo yambwiye, mujye mu nzu yayo mukizwe, hanyuma ibya kera bikurweho, haza ibishya. Yesu abaho umugisha mwinshi kuko mwumvise. Hanyuma kandi tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 9 umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17 dusome. Yaranditse ngo, uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyeho akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo mu maso, ndiyuhagira ndahumuka. Subire mu murongo wa 15. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga ati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. Tugende mu byakozwe n'intumwa ibice 3. Umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 10. Ndagira nkubwire ngo amagambo y'uno munsi ashingiye ku ijambo rivuga ngo, nimara kugukorera ibitangaza bizatangaza abantu benshi, cyangwa abantu benshi bazatangara. Rero tujye mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Nongere nsabe abahamagara mwe mwihanganyeho gato, dufite umwanya muremure uza kungana n'iminota hafi 30 dusenga. Ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ribe umusingi w'ibyo tugiye gukora cyangwa imirimo tugiye gukorerwa n'Imana. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga
yubakwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Uca akarongo ryiza, ku irembo ryitwa ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero arababwira ati, uturebe. Abitaho kuri i hariho akakwego hariya hejuru, hariho akantu. Ikinyarwanda cyanjye ni gikeya hariya. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, feza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo. Aramuhagurutsa uwo mwanya. Ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara. Aratambuka yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana. Baramumenya kuko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Yesu aduhana umugisha. Ariya magambo dusomye muri Yohana ni imirimo yakozwe na Yesu Kristo ubwe. Ahangaha yarakigisha cyangwa yaragikora imirimo n'ibitangaza imbere y'abigishwa kugira ngo bitoreze ku birenge bye. Bitoreje ku birenge bya Yesu Kristo rero barabimenya neza. Ubwo ntabwo twari twajya ntabwo nari nambuka ngo njye hariya mu byakozwe n'intumwa. Mu mirimo yose Yesu Kristo yakoze harimo kuba yarazuye abantu, kuba yaragaburiye abantu benshi, kuba yarahagurikije ibimuga, kuba batarabonaga babona, ibipfamatwi byarumvise, ingumba zitabyara zarabyaye, imirimo myinshi. Ndetse bamwe mu bantu benshi baramuhindukirira, baraza barakizwa, barabatizwa. Niyo mpamvu tubona muri ubu butumwa bwa Yesu Kristo havuga uburyo ki Yesu Kristo ubwe yagiye abatiza. Nujya mu butumwa bwanditswe na Luka uraza kubona Yesu Kristo abatiza. Ntabwo yabatizaga abantu baga batabanje kumwemera nk'umwami n'umukiza, ariko hariho abantu bamwe batashoboraga kumwemera. Nibo nshaka ko tuganiraho. Yesu aduhana umugisha mwinshi. Hariho abantu babaga barabaye mu byitiriwe inzu y'Imana, abitwa abafarisayo n'abasadukayo n'abandi bantu bakomezaga amategeko y'isabato cyangwa se amategeko y'Imana. Bari bazi neza ko bazi Imana, basobanukiye iby'Imana, babivuga babyigisha buri munsi, ndetse bashyiraho yuko nta muntu wemeye kurigikira akora ku munsi w'isabato. Siko imeze wanyahora, aho utuye aho ngaho siko imeze, aho usengera aho ngaho siko imeze. Hariho abantu b'imbere babuza abagenzi babo umugisha, aribo Yesu Kristo yavuze ngo bambaye uruhu rw'intama inyuma ariko imbere ari ibirura. Ntabwo yavugaga ku bapagani, oya, yavugaga ku bantu baba mu nzu y'Imana, bitwa ko bazi iby'Imana, basobanukiwe iby'Imana, ariko iby'Imana akabitwaza nk'inkoni yo kugora abandi bakijijwe vuba. Ikaba impamvu ituma abantu batabasha gukira ibyago bibariho. Ikaba impamvu ituma abantu batabasha guhindukira ngo imbaraga za Satani zibarekure. Bikaba urwitwazo, mwene data, bikaba urwitwazo. Njya mbabwira ngo nkunda ubuhamya kuko nibwo bukristo. Rimwe twari mu itorero rya ADEPR, si ukurwanya ADEPR, bene data muri ADEPR mu nyumve neza, sindi umuntu urwanya amatorero n'amadini, oya, biragatsindwa nihoraho. Njya mbisubiramo,
umunsi nzagibwaho n'umwuka wo kurwanya amadini n'amatorero, umwuka wayo uzaceceke muri jye, ntazongere kugira icyo ankoresha. Bizaceceke, sinzongere kugira ihishurirwa, sinzongere kugira aho mpagarara ngo nsobanurirwe ijambo ry'Imana, sinzongere kurwanya satani n'abadayimoni, bazanyigarurire kuko nahagurutse kurwanya idini cyangwa itorero iryo ari ryo ryose. Ariko ibyo mvuga niko kuri. Abantu twabanye mu itorero rya Gatenga, twagize umugabo umwe wajyaga turushya, yari umugabo wajyaga turushya. Reka mbivuge gutyo kubera iki nanzura urugero. Itorero rya Gatenga naribaye mugiye nabaye nk'umunyamirimo, abashumba muranzi, abahayoboye muranzi, abo twabanye muri groupe z'amasengesho muranzi, abo mwese abenshi muranzi 100%. Hari babo duhura tugasuzanya tukagubwa neza. Papa Kibondo Yesu agumugisha n'abandi mwese mubarizwa mu itorero rya Gatenga, twakoranye umurimo. Ndashaka kuvuga ku muhamagaro ushingiye ku muntu ku giti cye cyangwa ku bantu. Iyi mihamagaro izanwa n'abantu ku giti cyabo itavuye ku Mana nibasha guha agaciro umubabaro uri mu muntu. Twagize umugabo waturushyaga wajyaga ajya gusengana n'abandi akajya gutera amabuye hejuru y'inzu ngo nitwemeze yuko ari umwuka wera. Nabwiye abashumba batuyoboraga ndaho yani nyamuneka uyu muntu yaravangiye nimureke dusenge. Bati nimba yaravangiye ajya Indera. Nukuvuga ngo twebwe kuko twambaye uruhu rw'intama imbere turi amasega, nitumenya agaciro k'imbaraga z'Imana ku bantu bayo, ntabyo tumenya. Ariko rimwe na rimwe nanone ugasanga n'abashumba cyangwa turaba pasteri bahamagawe ariko tutajya twiriza ubusa ngo dusenge Imana, tumenye ubushobozi bw'imbaraga z'Imana mu banyamasengesho. Ndibuka umushumba umwe yaravuze ngo nijye wabangiye kurushuriye. Narambwiye ntereka twihangana hari Imana izabigaragaza. Mumufate mumujyana Indera. Nimba mubona ari abadayimoni, nta mudayimoni uvurirwa Indera. Oya, Indera havurwa ibisazi bisanzwe guturubura ukiruka. Ariko nimba ari dayimoni mubi wisha mu muntu, ni dayimoni utemagura, umudayimoni ukubuza gukizwa, umudayimoni ugwagurutsa mu bantu, umudayimoni mubi. Ndagira ngo mbaze, ese uwo mugabo kuva ajyanwe Indera yarakize? Muzasubiza amaso inyuma turebe bene data. Hari abantu benshi bafite ibibazo mu rusengero, tubahatiriza mu gakiza bagakizwa, ariko nyamara imbaraga z'agakiza ntizikuraho ibitero by'abadayimoni. Imbaraga z'agakiza zubaka agakiza, ariko za mbaraga z'ubushobozi bw'isumba byose rishingiye ku ijambo rikiza niryo rituma abadayimoni n'imbaraga z'ikuzimu, iz'abarozi, z'abakonikoni, imbaraga z'abacuzi, imbaraga zikomoka miryango zisenyuka. Kubera iki zisenyuka? Nuko tuzarenga itegeko, tukarenga mu bintu byitwa inarige. Ni inarigewe, turenga inarige. Jewe narize narasobanukiye. Oya, hari abantu bakeneye gukira mu ruhande rwanyu. Abafarisayo bazaniye uyu mugabo, abahagara imbere, baramubwira ati n'umupagani wagukije, atoya yansiza kondo, yatobya kondo asiga ku maso. Arambwira ngo ninjye gukaraba kuri Siloamu, ndakira uyu munsi ndi muzima. Uyu muntu ajya ku ruhande, aba barabanza baraburana. Bamwe baravuga ati n'umupagani kuko tubaye isabato. Reka mvuge aka kantu mwene data. Abantu b'Imana baboshywe n'imbaraga nyinshi. Kubera iki? Uyu munsi mu itorero harimo ibwiriza butumwa ryiza rihindura abantu gukizwa, harimo n'ibwiriza butumwa ryiza rituma abantu bazana amaturo n'ibindi. Inari gikuba kigakomera. Hanyuma rero ubutumwa butuma abantu babohoka dusa naho twabutesheje agaciro tukabureka. Muri quartier aho ugenda n'ibindi ntibitubuza ko twicara tukaganira, ntibitubuza. Reka ngusetse cyangwa nkubwire iki kintu, aba bantu bafite izi mbaraga ntibibabuza gusirimba no gukora indi mirimo mu rusengero, kubwiriza n'ibindi. Bivuze ngo ushobora no izi mbaraga zishobora kwishushanya ntimupfe kuzimenya. Niyo mpamvu itorero ridasenga ridasobanukirwa ibi bintu bikorwa gute. Ngo baraburanye abandi baravuga ati nimba ari umunyabyaha se yabasha te gukora ibimenyetso bingana bityo? Ngo baramupfa, barabishwanira. Reka nkubwire, Imana ari kigiye gukora kuri abantu bibatangaza. Bazatangara
bazatangazwa n'ibyo Imana yakoze kuri wowe, bazatangara nuko wakize imbaraga zakuboshye, bazatangazwa nuko Imana yaguhagurukije. Nongere nsubiremo, nigeze kubona umudamu ruhijwe yararwaye amaze amezi 3 ashyingiwe, arwara ibere rimeze nka kanseri. Twamuvuzeho, twamuganiriyeho, imirimo yakoraga mu itorero irahagarara. Mwene data reka nkubwire, tugera igihe abantu basa naho bamutereranye, turavuga ngo birakwiriye noneho yuko ajya kwivuza mu banyamahanga. Mbwira Imana ndi Butare, ndio ndakorera Butare, ariko uzama umunsi umwe murambike ibiganza. Nubwo ntari umushumba mu itorero asengeramo, nubwo ntemerwa, nubwo abantu bansuzugura, ariko nunyemerera nkamugeraho, uwo munsi uzigaragaze nk'Imana akiri. Imana yaje kuduha umunsi turahura, musanga mu rugo ruhijwe cyane, yaratakaga akiri mutoya kunda ya mbere. Arambwira ati simbasha kubyuka. Ndamubwira nti byuka tuganire, byuka Imana iri mu ruhande rwanjye, byuka Imana igira ikirema kuri wowe, byuka ngwino. Umugara amubwira atahari, ubwo turushye, ubwo tugowe, ubwo bimeze gutya, wari umugore ukiri muto kunda ya mbere, reka uwari we wese ukugera azajya agira icyo akora. Hari abazanye imiti yo komeka ku mabere, hari abazanye n'indi bivugwa, hari nabaje guhanura. Ariko arasohoka ageze imbere yanjye, ndamubwira ngo nkubaza akabazo, utekereza yuko uyu munsi kwa kabiri, ejo ari kwa gatatu, kwa kane uzajya muri repetition? Arambwira ati sinshaka kujya muri repetition, ariko kwa gatandatu ndashaka kujya mu materaniro nambaye umwenda wanjye. Duhamagara Imana yo mwijuru. Hari imbaraga zijya zizirika abantu, zatangira kukuvamo ugashorera ukongera ugasubira mu mbaraga z'abakonikoni n'abaruzi. Uyu munsi ndagira ngo nkwature iki kintu. Niwumva utangiye kubabara, nimba wumva indwara itangiye kuzamura ubukana, haguruka ushima Imana yo mwijuru. Twabonye umugabo ati ibyo ntibindeba, icyo nzi cyo nari impumyi, uyu munsi narakize. Uwo mudamu twarasenze ku munsi wo kwa gatandatu turi mu masengesho mu Gatenga, mbona aratungutse, aravuga ati uriya mugaragu w'Imana niwe wageze iwanjye aransengera, uyu munsi ndi muzima, ibere ryarakize. Mubwire, bazatangazwa n'Imana ikoze muri wowe. Twasomye kiriya gice cyiza kibyakozwe n'umwe ibice 3. Nakubwiye ngo ngaha Yesu Kristo yakoraga imirimo n'ibitangaza, abakristo bamwigiraho cyangwa se abigishwa bamwigiraho. Ariko noneho twabonye aho Yohana na Petero nyuma yo kuzura umwuka wera, noneho batangira gukoreshwa imirimo n'ibitangaza. Muri kiriya gice cya 2 umurongo wa 37, abantu 3,000 bahindukirira Imana. No kuvuga ngo mu mirimo ya mbere bakoreshejwe nuko abantu benshi bahindukiriye Imana. Ariko noneho ndagira ngo nkubwire, ngiye mfunze Bibiliya kugira ngo mbashe gusoza, hanyuma tuze guhamagarana dusenga Imana. Nimba hari ikintu kigoye abakristo benshi, nimba hari ikintu kigoye abakristo benshi, ni iki ngiki: igihe bahuye n'ibigeragezo bashyirwa ku karubanda. Mu mwaka wa 87 nari mujyi wa Dar es Salaam, mba ahantu bita Temeke Mwisho. Nabonye umukristo umwe wabaye mu rusengero yarapararije igice kimwe mu itorero ryitwaga Tanzania Assemblies of God. Nari umwe mu binginzi bo muri iryo torero, twakoranye n'Imana muri iryo torero Temeke Assemblies of God, Tanzania Assemblies of God, kwa kuri Bishop Masaru. Nabayeyo igihe kingana hafi n'amezi 6. Ariko igihe cyose yo najyaga kuririmba nahuraga n'ikibazo cy'uwo muntu. Nukuvuga ngo nimba ntangiye kuririmba, wa muntu yahitaga amanga amaso, ariko uko amanga amaso akagenda asa n'usinzira. Atari uko asinzire, nuko igice kimwe cy'ubuzima cy'umubiri we cyari cyarabaye paralize, cyaracitse intege. Bituma rero igihe cyose ngiye kuririmba nkamuhanga amaso, igihe cyose ngiye kuririmba nkamuhanga amaso, byasabye yuko niriza ubusa, mbwira Imana nti hari ibintu 2 ukwiriye kunkorera. Ni 2. Icyambere nukunyemera umunsi nzaza muri kiganza musengera, itorero ryose rizahaguruka tugafatikanya tukamusengera gakira.
uzaba umpaye ikibari cyiza imbere y'abashumba banyobora, uzaba umpaye ikibari cyiza imbere y'abanyamasengesho, uzaba umpaye n'ubushobozi ku mbaraga za Satani zamutera ya pararize yari akiri muto. Kabiri, yicaraga ahantu abashumba bose baca. Iya pasiteri binjiraga, abadiyakoni, abavuga butumwa bose baramubonaga, ariko bakavuga ngo uhereye muri 78 nuko yari ameze, ntakwiriye gukira. Rero ahari nawe nikomeze niko ikugendekera, ariko unyemerere tuza gufatikanya kwizera. Igihe cyarageze mbona ikibari cyiza cyangwa Imana iranyemerera, uwo munsi magarutse gwa kuririmba ku materaniro y'umugoroba, abari uhaguruka ampepera numva ubwo buranyishe, ndavuga nicyo wa muntu kwa ntanze ndabigira gute? Mbwira abantu nimunyemere duhaguruke tumusengere. Uriya muntu nkeneye ko akiri uno munsi mbere yuko ndirimba. Mama Garibana yo mu ijuru, ni dore wa munsi w'ikibari wampaye n'uyu. Uyu ni wa munsi ukomeye w'ikibari wampaye, wanyemereye ko abashumba. Natangajwe nuko abashumba nabo bahagurutse, kandi abantu benshi ntago bahumirije amaso ngo dusengane, ahubwo bitaye ku kimuga cyari cicaye hahandi. Abadiyakoni barahaguruka bajya kumuzenguruka. Oya, reka nkubwire diyako, reka Imana ikore, si cyo gihe cyo kwigaragaza kwawe. Reka Imana ikore ku buzima bw'umuntu. Turasenga, duhamagara Imana, turasenga. Hanyuma y'iminota nka 15 wa muntu yitura hasi, abadayimoni bavuza induru batuhereye none ntabwo tuzagaruka muri uno muntu. Hanyuma ndabwira duhindura amasengesho, tugaba ibitero mu miryango aho Satani ashyira intebe, aho Satani ashyira icyicaro, tugabe ibitero tumurwanye, tumutsinde. Turamutsinda. Hanyuma naje kwimuka muri iryo torero, njya kuba mu itorero rindi rya Tanzania Assemblies of God Mwenge, kandi narinzi neza ko nasize uwo muntu ari muzima. Mu gihe cy'ukwezi kundi nahamaze yari muzima. Nawe buri gihe cyose ashima Imana. Nje ukubwira ikirembo ryitwa ryiza mwene data, ntago abantu bakugiza akabarore, bagushyize ahagaragara, barakuvuze ku manywa, barakubuze ninjoro. Abo badayimoni ntago bashoboka, abadayimoni ntibasanzwe. Iri rembo ryitwa ryiza nta mugore wemereye kuricaho, nta mwana wemerwa kuricaho, ngo ryacaga abantu b'ibihangange b'ibikonyozi, babandi bitwa ko babizi, bafite inarige. Jewe ndabimenyereye, je mbisanzwemo, ndetse nkomoka muri uno muryango ukora uno murimo. Reka nkubwire, uyu munsi Imana igiye kugira ikikora ku buzima bwawe, igiye kugira ikikora ku buzima bwawe. Wowe ndi wambwira waheze ku irembo ry'uruvugiro, mu izina rya Yesu. Waheze ku irembo ry'ibitutsi, waheze ku irembo ntago uzarongorwa, waheze ku irembo ntago uzarongora. Iwanyu abadayimoni ngo biwanyu ntago bemera kurongora, keretse habaye igitambo cy'umuntu upfa. Ndakwaturira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Imana yigaragaze. Bibiliya yambwiye muri kiriya gice ngo abantu batangazwa nabyo, baragenda baramuzenguruka, batangira kumwitegereza. Wahagurutse ute? Iwanyu ni Kibungo, wahagurutse ute? Iwanyu ni Nyagatare, wahagurutse ute? Iwanyu ni mu majyaruguru, wahagurutse ute? Iburengerazuba, wahagurutse ute? Ese iwanyu ni Kigali, wahagurutse ute? Abadayimoni bateranira, wavuye yute? Ndakubwira ngo uyu munsi Imana igiye kwigaragaza mu ruhande rwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ubuzima, hari abatumwe ngo bakore iyo mirimo, hari abahamagaye kugira ngo bakore iyo mirimo. Ahari nanjye ndi mubikubwira, nyemerera twizerane jye nawe, kuko twese twaremwe n'Imana. Bibiliya irambwira ngo ikibindi cyanze kumvira umubumbyi aragishwanyaguza. Nukubera iki? Nukubera yuko abantu banze kwizera. Haguruka twizerane, haguruka twizerane, Imana iri mu ruhande rwacu. Haguruka twizera, haguruka ku gisasiro cy'uburwayi, shinga ibirenge. Mwene data umwe sinzabyibagirwa, Imana umugisha mwinshi, umushumba Natanayeli wa hari Igikondo.
igihe twateguraga igiterane hariya Irunda mu mwaka wa 2000 ngira ngo na 10 cyangwa na 11 mu mezi abanza, twateguye igiterane cyiza, twari kumwe n'umushumba Desire ubarizwa mu itorero ryitwagarira ya Pentecost Church ngira ngo hari Bugande. Twariyo dutegura igiterane, hanyuma tubura mwene datumwe wari umuhanuzi, turamubura. Mbaje amakuru ye kuko ari ryo ruyoboye gahunda, barambwira ngo arwaje umwana igihe kingana n'iminsi 3, kandi umwana ageze kuri wa munota wa nyuma ushobora gutuma apfa. Ngira akababaro, ndiyo nagize akababaro gakomeye cyane. Aka kababaro katumye Desire atangiye kubwiriza, natsi imodoka yanjye Imana yari yampaye umugisha, ndayimanukana ndaza nza se ashikanja kumureba. Ngeze nsanga ko kumwana yararembye, yabyimbye ibirenge, yabyimbye mu mavi, yabyimbye amaboko, yabyimbye inda, umwana yarayishije ameze nk'umuneke. Mbaza se bakubwiye ese umwana bakubwiye ko arwaye iki? Bati kugeza uyu munsi ntago barabona uburwayi, gusa barebo barambwira ngo igihe kirageze yuko umwana musubiza mu rugo tugategereza urupfu. Ndamwiye ntibirakomeye rero, reka ngufashe nanjye ngucyure ngugeze mu rugo utegereze urupfu rw'umwana. Arambwira ati mushumba ndababaye kuko n'umwana wanjye w'imfura. Ati uyu munsi twakagombye kuba twagiye mu kibwirizwa tukajya kumva icyo Imana ivuga, atari ko dore ko umwana ameze. Ndangije mbwira Imana nti narinje kugusaba nyagora ku ngoma Imana. Twari tumufite nk'umuhanuzi w'ukuri mu murimo wawe, ariko Satani yanze kwaboneka hari ahantu ateza ubu burwayi. Unyemerere ko kuri Imana igira neza, uhereye none anga uburwayi buhagarare. Hanyuma rero nyagora ku ngoma Imana numara kumukiza, ku cyumweru tuzasoza, kuko ari kwa 4, ku cyumweru tuzasoza icyo giterane. Uzareka umugaragu wahaboneke. Kwa 6 nimugora ngiye ko mbona aratungutse, agitunguka. Reka nkubwire, iyo Imana imaze kugira neza nta utakubwira yuko yagusengeye, yagusabiye, yabwiye Imana n'ibindi. Uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe, itegure igiye kugukiza, kandi ubwo turi buyisabe ikagukiza, nawe uzahagurukire gushima Imana. Shinga ibirenge byawe ukomere mu kwizera, Imana iri mu ruhande rwawe no kubikora, iraza kubikora. Urakoze Yesu Kristo. Aka kanya tugiye kumva abagaragwaye n'abajawe bagiye guhamagara kugira ngo tubasabire. Ijambo ryawe ni rizima riradukomeje, ureke ugira icyo urema kandi kibeho. Mu izina rya Yesu Kristo ukiza abarwayi bose, ubagirire neza, ukiza abarushye mu izina rya Yesu Kristo. Abambaye ubusa ubambike, abashonje bagaburire, kandi gushyirwa hejuru ku izina ryawe mu ngo zigiye gusenyuka kugaragare, wongera kuzubaka zibeho. Ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe tubisabyemo, amen. Haleluya. Munyemerere dutangire, twitabe telefoni zanyu. Halo. Halo. Waramutse? Ndashaka ko munsengera. Ndashaka ko munsengera. Yego. Urwaye iki? Halo. Mana data twese wo mu ijuru, turabizi ko ari abadayimoni bajya batuma ubwoko bwawe butamererwa neza. Gutaka ko umuntu wawe hari impamvu, hari imbaraga zikiza muri ino si, hari imbaraga zivura muri ino si. Ni Yesu Kristo waje akabambwa, twebwe tukabamburwa. Mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni buryo butari umwe, ari abishushanya, ari abanyamagambo, ari abitera hejuru, umuriro w'Uwiteka ubatwike bakurweho, gushyirwa hejuru ku izina ry'Uwiteka kube hejuru y'umukozi wawe. Urakoze kuri Imana ibikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen. Muzajye muhamagara, hanyuma mwihangane mutindeho gatoya tuvugane kugira ngo tubashe kumva uburyo ki turi bafashe. Iyo uhamagaye ukihuta, akenshi nitubona ko tugufasha. Yesu abaho umugisha mwinshi. Reka twakira undi. Halo. Halo. Oui, mwaramutse. Mwaramutse. Yego. Nari mbonye nimero kuri televiziyo. Yego. Bari kuvuga ngo tuhamagare badusengere. Yego. None icyifuzo mfite njyewe ndi umuganga. Ugira umuganga? Ndi umuganga. Yego muga.
hari umurwayi mfite uri mu bitaro umaze imyaka igera muri 3. Arababaye cyane, yitwa Clementine. Yitwa Clementine. Mukorera he umurimo wanyu cyangwa se mukorera mu yihe bitaro? Ibitaro bya Nyamata. Nyamata mu mujyi? Muganga yesa go umugisha. Ari nomero nigeze kuvuga aho ngaho, nanjye ntuye Bugesera. Ya 0734 yego 140 34 140 ego 630 630 yego. Noneho waza ko kumbugisha nko mu masaha 11 yego, nkaza kuhaca tukamurambikaho ibiganza, ariko ubu nonaha reka tumusabire kurama. Yego. Yabaye paralize nawe yabaye paralize. Reka tumusabire kurama kugira ngo tubashe kuza kumugeraho, kuko hari ubwo Satani amenya ko hari imirimo Imana igiye gukora agatanguranwa akahuranya umuntu tukamubura. Data twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, turagushimiye. Tugushimiye ubuzima bwiza uduha umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none tumenye ko ari umurwayi twa Clementine waheze mu bitaro bya Nyamata. Tumwamuriye imbaraga mbi zarizo zose zishobora gutuma abura ubugingo, ariko twanditse ubuzima bwe mu gitabo cy'ubugingo uhereye none aha ngaha. Imbaraga mbi zose zamurwanyaga zikurweho, kugira neza kwawe kube kuri we. Tumusabiye ubuzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tumusabiye ubuzima, dusabye ubuzima kuri we. Ukuguparariza kwaba gukomoka mu badayimoni b'uburyo butari bumwe, ariko twebwe tumusabiye ubuzima abeho. Yaba ari amarozi, yaba ari imbaraga zikuzimu, yaba ari imbaraga zano hejuru mu kirere, ari imbaraga zikomoka mu miryango, amaraso ya Yesu Kristo yagaragaye kuri twe, nta rubanza tuba tugifitanye na Satani. Nabe muzima, kandi unyemerere ubwo turi umugereho kumurambika ibiganza, kugirirwa neza nawe bibe kuri we, uze kumukiza. Umugisha umugaragu wawe uduhamagaye cyangwa umujakazi wawe muri akagahe, nawe mu ubuzima butagabanyije habe na gato, umwagure mu bintu byose byiza agambiriye gukora. Ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe tubisabyemo, amen. Yesu amugirire neza, nawe kandi Imana ikugirire neza. Murakoze. Yego. Ye tugitegereje abandi bahamagara. Yesu abaho umugisha. Katwumve n'uyu nguyu. Hello? Mwiriwe. Yego, nitwa Maria Clemence. Witwa? Wa Maria Clemence. Yego, wa Maria Clemence. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amen. Ni mu karere ka Kamonyi. Uri Kamonyi? Narwaye akaguru k'umwana w'imyaka 7. Wowe nuko arwaye akaguru? Yego, imyaka 7 yose? Mfite imyaka 7 y'ubuto. Yeze aho karoroha. Muri uyu mwaka mu kwa 9 ndongera ndagafatwa barambaga. Nta kintu gihinduka, nyine n'ubu ndi ku bitasiro mu rugo. Maze umwaka wose ndwaye. Uryamye? Nagira ngo munsengere. Uhereye ku myaka 7. Yesu warababaye inshuti, warababaye cyane. Imyaka 32 ubu. Urwaye kuguru kumwe. Urubatse se? Oya, ntabwo nubatse, ariko mfite abana 3 b'abakobwa. Yego. Mani horaho mu izina rya Yesu. Umujakazi watatsi imyaka 32 ababaye mu buryo bukabije, byatumye bimuzariyeho ubusembwa kuri uwo mubabaro we. Igihe agashingiwe, Satani amuteza kutagira igikundiro ku bantu ngo ashyingirwe, ahubwo amuteza kuba gusa nk'uvumwe mu bantu. Abyara gutyo nyine, arabyara kugira ngo haze igisebo kuri we. Mwaturiyeho kugirirwa neza nawe nyagora ku ngoma Imana. Izo mbaraga zikomoka ku mirimo ya Satani n'abadayimoni, uhereye none ziceceke, abe muzima
ahaguruke ku gisasiro cye, ahaguruke ku gisasiro cye, ahaguruke ku gisasiro cye. Umugire neza abantu batangazwe nabyo yuko Imana hari icyo yakoze gishyashya. Abamusekaga, abamutukaga, abamuganiraga, ahari bavuga ngo umuryango w'iwabo niko imeze, batangazwe nuko umubyukije mu gisasiro. Mu izina rya Yesu, umudayimoni umuhambiriye mu buriri kugira ngo akomeze kubabara, kugira ngo akomeze kunyinyirirwa muri we, bigatuma hari adatinyuka no kwihana ibyaha. Mu izina rya Yesu, Uwiteka gucyahe Satani, wa migozi werekura. Iwanyu ni kuzimu. Niwemereye gusubira hano hejuru mu kirere, niwemereye gucaracara hejuru y'imisozi. Uhereye none Clemence abe muzima, kubera ko Imana yamugiriye neza. Urakoze kuko Imana isubiza abayisaba. Tugusabye kwakira, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo, amen. Amen. Yesu akugiriye neza. Uwo mudayimoni ni mubi, ntabwo wamuvukanye. Uwo mudayimoni yagufate mu nzira kugira ngo ugibweho n'igisebo, umuryango ugibweho n'igisebo. Nubwo umugaye uri mu buriri, ntabwo waburuza kugutereta ngo akubyareho undi mwana, oya, ntabwo wamuburongo. Ariko nanone gushyingirwa ntibishoboka, uko dayimoni, hari abadayimoni bakomoka mu muryango bakamwaturira ku mwana runaka, barakuzonze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amaraso yawe n'ay'agaciro ku bwoko bwawe. Uhereye none ubugingo bwe tubwandikishe mu gitabo cyawe, kuko wabambwe kugira ngo twebwe tubamburwe. Abadayimoni nta mugabane bamufiteho. Umukize kuko uri Imana, umukize kuko ushobora byose, umukize kuko uri Imana ufite ubushobozi. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo, amen. Yesu akugiriye neza, amen. Ai Mana y'ukuri, komeza kunyobora, uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Reka twumve undi muntu ahamagaye. Halo, halo. Yesu nawe akugiriye neza. Ahari wifuzaga ko tugusabira cyangwa tugusengera, Imana ikugirire neza nshuti yanjye wari uhamagaye. Uru rugendo turimo ni urugendo rukomeye. Katwumva ndi. Halo. Hello. Oui, mwaramutse. Imana Jean Marie Vianney. Karame? Tini dusenga Imana Jean Marie Vianney. Yego, Jean Marie Vianney. Dusengera ko umugongo utumereye nawe, natwe turi mu buriri. Urwaye umugongo? Urahagana Jean Marie Vianney? Ndi Kamonyi ku Kamuhoza. Kamonyi ku Kamuhoza. Harya izina ribanza ni dusenge? Ubu iri joro Imana ihamagaye badusenge, nawe wakwitaba? Cyane cyane. Kuko izi zina ryawe. Ngaho ufata ku mugongo dusenga Imana. Mana yacu mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ryarambwiye ngo nuko winjira mu rusengero, ukigera mu ihekaru ngo haza umuntu wahetamye umugongo. Dufite impamvu twatura kuri Imana, dufite impamvu tuvuga ngo urakomeye, nuko imirimo yose dukora ari wowe wabanje kwikora, waduhamagaye kwikora kugira ngo dukoze Satani isoni. Mu izina rya Yesu, uyatamye umugongo yarakize. Ngo bakuryanira inzara, baravuga ngo amukije ku isabato, uravuga ngo ni wowe mwami w'isabato. Ukiri mu isi hari imirimo igomba gukoreka, ukijya mu ijuru dusigira ubushobozi bwose, uduha gukandagiza inzoka na skorpiyo. Ndambuye ikiganza cyanjye njyanye imbaraga zawe ku mugongo w'umugaragu wawe. Yunamuke abe muzima, yunamuke bigaragare kuri Imana ivuganye nanjye, yunamuke abe muzima. Wakire gukira kuva ku Mana, usubirane ubuzima mu izina rya Yesu. Imbaraga zakuboshye umugongo zikurweho,
ubushobozi bw'isumba byose bube kuri wowe. Uhagurutswe no kugenda no kutongera kugenda wunamye, wibaze ejo hawe hazaza, uvuga uti ku myaka yanjye sinakagombye kugenda nunamye, nakagombye kugenda nemye. Ariko nyamara Imana nimara kugukora ibyo mwene data, wihatire gukora ibyiza. Niyo mpamvu tubona wa mugabo, niwe mbwiriza ubu, niyo mpamvu tubona wa mugabo ku kidendezi cyitwa Betesida. Nuko Yesu aramubwira ati nubwo ukize rero, hagurukana ibyawe ugende, hagurukana matera yawe ugende, ugende abantu babimenye. Nawe uhaguruke ku byaha, ugende ku byiza, abantu bamenye ko wahindutse. Imana iri mu ruhande rwawe kugukiza, ntugasubire inyuma. Amahoro y'Imana abe kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urwara ubukira. Amen. Amen. Namwe. Ibyiza mbona nibi, kwizera umwami Yesu. Abantu ni benshi. Hello. Allo. Allo? Oui, waramte. Allo? Oui, waramte. Yego. Watwibwira turasengera abantu. Ni Francine Huye. Ego Francine wihuye. Huye isigaye ari nini cyane. Ni Huye hagana he? Utuye Huye hagana he? Goma. Ego Francine w'Ingoma. Yego tubwire ikibazo cyawe kugira ngo tubone ko twakira abandi Francine. Ndwaye amaguru. Francine ko numbure muto y'amaguru yafashwemo n'iki? Ntabwo mbizi. Imana igukize Francine. Imana igukize, ubwo uhamagaye ukeneye gukira. Bibiliya yarambwiye ngo nuko bazanye umugabo babura aho bamucisha ngo agere kuri Yesu Kristo, ngo bituma basenyura igisenge, hanyuma rero ngo amanura mu ngobyi. Reka tugufate muri iyo ngobyi nawe tugushyikirize Yesu Kristo. Ufite imyaka ingahe? 28. Mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihoraho, Imana isumba byose. Turabizi ko ari abadayimoni ijya bafata abantu bakabuza kugera mu bihe byabo byiza. Twabonye ugirira neza abana bari babuze amashuri, twabonye ugirira neza bari babuze cyangwa ubukwe bwabo bwaramizwe n'imbaraga z'ikuzimu. Twarabonye. Ariko uyu munsi Francine yifuje yuko asabirwa ku Mana agakira ubwo burwayi. Ndagusaba ikimenyetso nyagora ku ngoma Imana. Uyu Francine tumanuye mu ngabo y'amasengesho, ndagusaba ikimenyetso kimeze gutya. Ngubwo ukimara kumukiza azaduhamagara tubwira ati nabonye Imana inkiza, burya mukinsabira gukira narakize. Rero mfite ibirori imbere yanjye, simvuze ibirori by'urupfu, simvuze ibirori mvuze ibirori byiza wateguriye abakubaha. Mu izina rya Yesu Kristo bibi ikimenyetso yuko ibyo birori uvuga bigiye gusohora. Ibirori nibisohora nuko uzabara mukije agakurwa ubwo busembwa bw'abadayimoni n'imbaraga z'ikuzimu. Ndabizi imbaraga zirwanira hejuru y'ubuzima bw'abantu hari ingoma. Ndabizi imbaraga z'abakonikoni zibari muri kariya gace, kuko ndabizi yuko uri Imana ibasha gukiza. Turamusabiye kugira ngo akire. Mu izina rya Yesu tumwatureho ubuzima. Urakoze kuri Imana ikiza, kandi ugiye gusoza ibyo ubuze ku birori byo wamuteguriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo. Amen. Yesu akugirire neza Francine. Yego. Ibyiza mbona nibi, kwizera umwami Yesu. Hallelujah. Hello. Allo? Oui, waramte. Haramutse. Ninde urahagana ngo ko turi mu gihe cyo gusengera abantu? Karame? Nitwa Muneza. Witwa Muneza? Yego. Yego Muneza.
agira ngo usengere buri gihe iyo njyanye ndota inzoka ibintu nk'ibyo. urota inzoka Eh, uko ugiye kuryama urota inzoka eh, yesu we icyo kinyoma kiri kuri wowe kiri iwanyu mu rugo fata bibiliya ufite bibiliya oya, oh muneza nshuti yanjye ufite imyaka ingahe muneza 17. yesu akugire neza utuye hagana he harya Ndi i Kigali ariko iwacu ni muri Gisagara. Gisagara Butare Yego. yesu we ngaho shyira ikiganza cyawe ku mutwe Yego. wagishyizeho Yego. mana mu izina rya yesu ijambo ryawe ryarambwiye ngo nuko rero satani yihindura inzoka kugira ngo abashe kuyobya ubwoko bwawe igihe kigeze ugiye kumuciraho iteka uravuga ngo hereye none ngo uzagenda ukuruzinda ngo cyo kora umwana w'umuntu naranga ruzamurya ku gitsinsino no kuvuga ngo ikinyoma cyakagombye kuba kiri kure yacu cyane ariko kikazanwa n'uburangare muneza ntabwo ari indangare ku myaka ya 17 ni ibitero satani amuzanaho kugira ngo azimize inzozi ze azimize ejo hazaza he akureho ibyiringiro bye uhereye none turamusabiye uhereye none turamusengeye kugira ngo mu bugingo bwe winjiremo turamusengeye kugira ngo ubuzima bwe ubwinjiremo ijoro nirigwa ari mugose hirya no hino ntihakagire satani umwegera cyangwa abadayimoni ahubwo abona abamarayika bamukorera bamufasha amaboko kandi bamwigiza imbere mu byo kwizera ajya gukizwa aba mu nzu yawe ayobowe n'ijambo ryawe ikinyoma kizamuba kure abadayimoni b'amarozi bazamuba kure azaba muzima kandi rwose mu izina rya Yesu umutwikiriza umwuka wawe wera kuko uwo mwuka namubaho nta kizamushobora oya nta kizamushobora kuko uzaba uri muri we nawe yahishe ubuzima bwe cyangwa ubugingo bwe muri wowe uzamuyobora iminsi yose satani yamuturukaye kandi uri muri we ndagushimiye yuko ugiye kubana nawe ndagushimiye ko atongera kurota izo nzozi ndagushimiye ko mu bukumi bwe ugiye kumwigiza imbere ukamwambura imbaraga zo kuyoba ukamwambika imbaraga zo kuyoboka kugira neza kwawe ni mu izina rya Yesu Kristo tumusabiyemo umujakazi wawe muneza ni mu izina rya Yesu wakira amahoro wakira gukira kuva ku Mana muneza Yesu aguhe umugisha mwinshi mwijuru sinzabona abanzi banje ukundi nta nicyo nzabura mwijuru ryama alo waramutse alo 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 wagerageza ukazamura ijwi ntago turiho tukumva kandi nimba udashobora kuvuga twagusengera karame alo Ndakumva. yego Ndakumva nagazanyusati. ufite rezo itameze neza Najamani. Wala? yego Naje ngaruta kinadalani msenge. wagira ngo tugusengere urwaye iki Rutoki. zamura ikiganza cyawe hejuru Ndakizamuye. data mu izina rya Yesu umudayimoni ufata ku biganza by'abajakazi bawe cyangwa abagaragu bawe tubasengeye hamwe bose ariko tuzirikana uyu nguyu uhamagaye ukize ubwo bubabare bwose kugirirwa neza nawe kube kuri we kandi uko umara kumukiza ureka abashe gushima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo ube muzima amen Amen. turagera ku musozo w'ikiganiro cyacu twakira umuntu umwe hanyuma dusengere hamwe dusengera hamwe halo mwaramutse halo waramukanya amahoro ni amahoro yego
yego tubwire Kumva mufite ikiganiro cyiza. yego Nanjye nkeneye isengesho ryanyu. yego urinde urahagana he? Nitwa Viatori. Yego Viatori. Ndi Nyamata. Viatori uri Nyamata? Yego. Aha Nyamata hagana he ko ari iwacu wasanga duturanye? Nyamata. Okay, reka ntabwo ari kure cyane, mpari ku buryo bwo kwiga nyuma yanjye. uri Mayange? Ariko ndarwaye, nanjye ndumva nkeneye isengesho ryanyu. Reka tugusengere. Yego, murakoze. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ryarambwiye ngo injira mu nzu ya Petero kandi wari uteganyije ko muri bugaburirwe. Nyuma rero usanga nyirabukwe ngo avuye mu mubiri, urongera uramubyutsa, cyangwa se wasanze arembye urongera uramubyutsa. Kubera iki wamubyukije? Byari kugira ngo abashe kugukorera, abashe kukwitaho, abashe kugira icyo yakora muri urwo rugo. Nuko rero umugaragu wawe naratatse Viatori, aratatse cyane muri waravuga ati ndarwaye nkeneye amasengesho. Suko hatari abapfumu n'abakonikoni, suko hataraho abagerageza gukora ibyo ngibyo bisa naho gukiza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turamusengeye kugira ngo urambure ikiganza cyawe ukore ku mubiri we, ku ndwara atavuze arwaye akavuga ati nduhijwe n'umubiri, ujyane ikiganza cyawe cy'iburyo ukore ku buzima bwe, umukize uburwayi bwose ubwo ari bwo bwose, ari ubuza buje ninjoro, ari ubutera buteye ku manywa, ari ubuzi igihe ari we yitekerezaho, ari ubuzi igihe ari we asoma ari ku ishuri, ari ubumutera kubw'impamvu nawe atazi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turamusengeye, urambura ikiganza cyawe umukoreho. Umugaragu wawe yarakubwiye ati niyo akohereza ingabo zagenda zikagera iwanjye, urangije uramubwira ngo ibyo kurya by'abana ntibihabwa imbwa, ariko arakubwira ati bimenetse ku meza urabimo. Tumva kwizera umugaragu wawe yizeye. Oh haleluya, yizeye aravuga ati nimunsabira ndakira. Turamusengeye kugira ngo abashe gukira, kuko urabizi neza agakiza kari muri we, ariko yizereye ubuzima bwe buruhijwe n'indwara. Umukizi uhereye nonaha, izina ryawe rishyirwe hejuru aho atuye, izina ryawe rishyirwe hejuru mu itorero, izina ryawe rishyirwe hejuru ku muntu wese azabibwira. Urakoze kuri Imana ubikoze gutyo, ni mu izina rya Yesu Kristo abambwe tubisabyemo, amen. Turashoje rero kandi Viatoresa kugiriye neza. Murakoze, murakoze. Yego namwe humura urakira. Oh haleluya. Turashoje rero. Hari undi muntu uhamagaye. Okay. Katwakira uyu umwe. Hello. Allo. Oui. Nitwa Uwizihireye Chantal ndi Ngororero. Chantal uri Ngororero. Nashakaga. Yego. Ngo musengere nyine nanjye Imana nk'urugo rw'umugisha. Iguha urugo. Allo. Chantal. Yego. None se warashatse? Oya. Urategura ubukwe? Mbese hari umukobwa. Ariko urateganya gushaka? Ntabwo mbiteganya kubera ko nyine mfite imyaka 23. Ariko urumva ukweri. Ariko nta muhungu uransaba ngo tubane. Umukobwa mwiza Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Kwa Yesu rero, kwa Yesu ngiye kugusetsa kandi wishime. Hanyuma uraza guhitamo, sibyo? Mbone kugusengera, sibyo Chantal? Umfashe nanjye ndaza kwishima nseke, sibyo? Yego. Yesu aguha umugisha. Kwa Yesu agira abahungu bakurikira, agira abarebare n'abagufi, agira inzobe n'ibikara, agira abanini ababyibushye n'abananutse, agira
abakene n'abakire, yego, akagira n'abahungu bamwubaha. yego. Muri abo batanu hisemo wowe? Ndashaka umusore wubaha Imana. Kuko ubukire n'ucyubahiro biva ku Mana. Mu izina rya Yesu Imana igutegure, itangire imutegure ubuhereye nonaha. Imana imenye izi neza ko Chantal akeneye umugabo uyubaha, none imutegure, imuhe no ku mafaranga, imuhe no kuba. Ewe Yesu, Yesu mwiza, Yesu abambwe. Chantal, Imana ikuzanira umugabo mwiza uyubaha kandi afite iki? Amafaranga n'icyubahiro. Kuko uravuga uti ndamukeneye, nubwo ntari natangira guporopoza ngo mvuge ngo ni runaka. Yesu amutegure mwiza umwubaha, afite amafaranga, afite n'icyubahiro. Yesu akugirire neza Chantal. Murakoze cyane. Mana mu izina rya Yesu, ubwo umujakazi wabitekerejeho, inzira ze tuzishyizemo amaraso yawe, kugira ngo Satani atazazivangamo hakaza bavuga ngo ni jyewe, cyangwa hakazamo umwuka wo gutendeka avuga ngo ahari. Oya, utegure inzira ze, uzitegure neza, hanyuma amaraso yagaragare muri izo nzira, kugira ngo Satani ataza kuzivangamo. Kugirirwa neza nawe bisohora. Turabizi neza ko Imana uzabitumenyesha, natwe tugashima izina ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tusabiyemo umujakazi wawe, amen. Turashoje rero, kandi Chantal Yesu akwiteho. Murakoze cyane. Nawe. Murakoze mwese rero, tubaye nk'abagira ku musozo. Yesu we. Yemwe nongere nsubiremo ya nomero navuze, muraza kuyihamagara. Halo, niwe wa nyuma, ubwo turashoje, nyuma ho ntago twita bundi. Halo. Haro, Muraho neza? nanjye ndi Mukankusi Farasina. Yego Mukanku. Nagira ngo mu nsengero afite ikibazo kimaranye igihe. Yego. Narwaye ikintu cyaraje kijya mu itako. Iyo ndwara nyimaranye imyaka 8. Imyaka 8 urwaye itako. Itako no bikajya no mu nda, bikajya no n'amaguru byose. None bose mwasengera mukasabira imbabazi ku Mana, yenda byakujeho Imana hari icyo yankorera. Byakuje se wakoze ibyaha Mukanku? Byakuje wakoze ibyaha cyangwa ni daimon wafashe gusa akaguru? Oya, nta byaha nakoze, nyine nari ndi muhira. Numva ikintu kiraje kiratemye. Yego. Nta byaha nari nakoze. Nuko. Maze rero nta. Yego, sinavuga ngo nta byaha nkora. Ariko byaje nyine birantungura, numva birambabaje cyane. Yego. Narivuje kwa muganga, byaranze, naciye mu cyuma bakabura indwara. Ngezeho ndarekera nyine. Ngaho reka tugusengera ku Mana. Bibiliya ijambo rya yarambwiye ngo nuko hariho abaramye imyaka 300, hariho abaramye imyaka 900, hariho abaramye imyaka mikeya, ngo ariko gutuba kw'imyaka y'umuntu bikomoka ku byaha n'ibicumuro. Umujakazi aravuze ati nta bicumuro nta byaha nakoze. Rero nimba nta bicumuro nta cyaha yakoze, kugira ngo Satani yururireho amufate mu itako, afate umugongo, afate amaguru, ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none Satani arashaka kwihesha icyubahiro ku mubiri we. Nta ndasago yaciye, ntiyagiye kubapfumu, aracyahagaze neza. Kwizera kwerewe kumutegetse ko tumusengera. Turamusabiye kuva ku Mana haza imbaraga zikiza. Ijambo rya rimbwira neza kunuri Imana igira neza. Ari abahetamye imigongo n'ibindi byose urabakiza. Ari abagenda bikurura hasi nabo warabakijije. Nkanswe umujakazi wawe Mukankusi kibasha guhaguruka gahagarara nubwo amaguru ababara, ubasha kumukiza rero uhereye none. Mu izina rya Yesu, imitsi isubire mu mwanya wayo, amagufwa akomeza imirimo yayo, aho imisokoro yagabanutse uyongere, kugirirwa neza nawe kube ku bugingo bwe. Urakoze kuri Imana imukijije, mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo, amen. Amen. Yesu akugiriye neza.
turashoje rero nta wundi muntu turi bwakire kugira ngo twubahirize gahunda n'amasaha tuba twihaye. Ubundi tuba twihaye igihe kingana n'isaha imwe kwa gatanu ku cyumweru kugira ngo tuze kubohora abantu bajya mu materaniro ya gatatu, abajya ku materaniro ya nimugoroba. Mugende mujye mu nzu y'Imana, Imana ize kuba mu ruhande rwanyu yigaragaze. Imana ibakize rero uhereye nonanga, Imana ibatabare uhereye nonanga. Kugirirwa neza n'Imana kube kuri mwe. Uyu ni umunsi nkuko nababwiye ni itariki ya 27 z'ukwezi kwa 8. Turiho turasoza umwaka. Ndifuza ko abantu bose bazajya baboneka mu nzu y'Imana igihe cyose kugira ngo mwashe gufashwa n'Imana. Inshuti, kansoreze kuri wowe. Yesu ashimwe. Halo? 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 Yesu akugiriye neza rero, turumva ijwi rya ridasohoka. Imana ikomeze kukwitaho. Mana yera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wabambwe twebwe tukabamburwa, ushyirwe hejuru. Ni umwana wawe w'ikinege watanze kugira ngo tubashe gucungurwa. Tugushimiye ibyo ukoze ku munsi wa none. Tugushimiye ko abantu bakije uburwayi bwose. Tugushimiye kwirukanya abadayimoni buryo butari bumwe. Tugushimiye ko ushubije ubuzima muri bo. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Noneho kandi Yesu Kristo, ahari kuba baragushobora kuza kwiyongera ku mubiri, abadayimoni bagira ngo bidurumbanye, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, turifuza cyane kuba ariyo mpamvu cyangwa inkomoko yo gukira ku muntu wawe. Kandi turabizi neza ko iyi mirimo ikorera kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Nihabaho gukira uno munsi, izina ryawe rishyirwe hejuru. Nihabaho gukira ku mugoroba, izina ryawe rishyirwe hejuru. Nihabaho gukira mu ijoro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Nihabaho gukira mu gitondo, nabwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Nta yindi mana yo kwiringirwa itari wowe. Niyo mpamvu tukwizeye. Wite ku mujakazi wabuze ati inzoka zirantera nijoro ngiye kuryama. Umukiriza ubugingo, ubuzima bwiza we kuri we. Wibuka abantu ku Kamonyi, uriya mama, uriya mugabo bose ubagire neza. Wibuke uvuze ko agira dayimoni wamufashe, mwita ku mukiriza icyo. Wibuke n'abarwaye umugongo. Na mwene data uri hariya mu bitaro i Nyamata warwaye pararize, umukize. Nuri urima yanjye nawe umukize. Natwe turare kugira ngo dushime izina ryawe. Ugira neza bugacya bukira, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Umuntu hamagara. Halo? 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 Mu izina rya Yesu, uyu hamagaye yarafite icyo ashaka kuvuga ariko ijwi rye ntirisohoka. Ukore ku mutwe we, umutwe nukira n'indi mibiri n'andi hose arakira. N'imbaraga kiza akeneye, umutera umwete wo kwinjira mu nzu yawe. Urakoze kuri Imana ujya kubigenza gutyo. Amaraso yagaragare ku buzima bwe ndetse no kubyagerageza gukora. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo. Amen. Twashoje rero. Yesu abaho umugisha. Musuhuze imiryango yose. Abantu mwese amahoro y'Imana abe kuri mwe. Halo? 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 Nawe Yesu akugirire neza cyane. Twashoje. Imana ibaho umugisha mwinshi. Amahoro y'Imana abane namwe. Tuzongera guhura kwa gatandatu no ku cyumweru. Kwa gatandatu tugira isomo ryiza ry'igiswahili. Halo? 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 Network ni ikibazo. Nawe Yesu akugirire neza muvandimwe. Yesu abaho umugisha mwinshi. Ndabona network azabaye ikibazo. Imana ikomeze kubitaho. Twashoje rero. Nta yindi telefone turi bwongere kwakira. Imana y'amahoro ibane namwe. Can I take it?
amahoro yewe. Hello, twagize ikibazo ki Satani ni umugome network yazifashe kugira ngo tutumva. Hello, Yesu akugiriye neza nawe, Imana ikwiteho, yite ku byawe, yite ku muryango, yite ku buzima bwawe. Amaraso ya Yesu Kristo abe kuri wowe, imbaraga zikuzimu zitsindwe, abadayimoni buryo butari bumwe ntibazongere kugaruka kuri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe turagusabiye, Imana y'amahoro ibe kuri wowe mu izina rya Yesu. Twashoje rero kandi pe munyihangane, ndabona abo gusengerwa ni benshi, ni benshi. Uyu muntu nimba ahamagara ava hanze 250 ni kode yo mu Rwanda. Gerageza uzamura ijwi mwene da, uzamura ijwi kugira ngo tukumve. Uhamagaye umwanya muremure, ijwi ryawe ntabwo risohoka. Hello, amahoro. Network. Amaraso ya Yesu Kristo akugaragareho, kugirirwa neza n'Imana bibe kuri wowe. Imana igukize, Imana ikwiteho, ubwiza bw'Imana bukubeho, gucungurwa kuva ku Mana kube kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Network ndabona zitagenda neza, ntago turo twumvikana. Amahoro y'Imana abe kuri wowe. Yesu aba umugisha, Imana y'umugisha umubandimwe cyangwa nyiri Ahupa TV utagabanije. Imana y'umugisha umuhungu wanjye hano turi kume, haryo witwa Edmond naye turi kumwe, sagu umugisha mwinshi. Imana ibaho umugisha mwese. Imana yite ku buzima bwanyu, yite ku bikorwa byanyu, bucuruzi, imiryango. Imana yubaka ubuzima mu miryango yanyu. Kugirirwa neza n'Imana bihore kuri mwe mu izina rya Yesu. Amen.